Ministries. Nshimiye Imana cyane kuko niyo yatangiye umurimo mwiza muri twe kandi ni nayo izawusohoza. Nshimiye gahunda zabanjirije iyi ngiyi zirimo indirimbo nziza cyane korali yaturirimbiye, Imana ibaha umugisha, zirimo n'ikiganiro cyiza Mama Fofu amaze kutugezaho kitwereka ingorane ziri mu burezi bw'uyu munsi kandi reka zibe. Turi mu isi ruhije, turi mu bihe bikomeye, ariko byose bishobokera uwizeye. Uwizeye Imana izamurerera kandi uwizeye Imana izamuha n'uburyo n'ubushobozi bwo kurera. Materaniro yacu arimo arakabakaba umusozo, ariko uko yatangiye Imana itugirira neza, ituyobora mu ntege nke zacu, iturarikira mu gihe tutabikoze, ni nako ashoje Imana ikitwigaragariza, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Shimiye abashyitsi dufite abashyitsi baturutse mu matorero atandukanye, hari abona bashije kumenya, bifuje ko dusangira ijambo ry'Imana muri uyu mugoroba. Bashyitsi bahire mu nzu y'Imana, nimuhabwe ikaze kuko Imana ni so kandi Imana ni data, aha ni iwanyu. Hari abo numva nakwakira by'umwihariko babaye bahari, abatari abadivantiste, kubera ko bo ni abashyitsi b'umwihariko. Ni abashyitsi b'umwihariko, atari uko twifuza kurobanura ubutoni cyangwa se kurobanura amadini, ahubwo kugira ngo tubahe impano. Niba bahari bazamura ikiganza. Uyu munsi ndababonye, Imana ibaha umugisha. N'ubwa mbere, abateranye bwa mbere, buri munsi Imana idukorera surprise nk'iyi ngiyi. Reka nk'umuyobozi aha ngaha abampereza impano, izi mpano nizo kugira ngo zibabere urwibutso, muzibuke ko uyu mugoroba mwari aha ngaha. Kandi ndibwira yuko aha ngaha muri ariho heza cyane mwagombye kuba muri. Icyo gitabo tubahaye gihishura ukuri kw'iki gihe, gitanga ubutumwa bwimbitse ku birimo kubera mu isi y'uyu munsi. Ndabifuriza kuzagisoma. Utaha umenyetso wadushyiramo orthographe, tukandikamo n'itariki kugira ngo bibabere urwibutso. Ariko reka nakire na pasteur wa Kigali Bilingual Church. Pasiteri n'abizera mwazanye abantu muri Bilingual bakomeje kubana natwe, ko bose batazamuye kandi ndimo ndabareba. Muri tsinda ryiza, muri abashyitsi beza, turabanezerewe. Ariko si uko ariho nsengera gusa, ubwo ninjya kwakira nshobora guturuka mu itorero rya Karuruma. Karuruma Nohera asengera n'umuryango we. English Church. Ndimo ndabona abaturuka kure nko mu Gasyata, ukaza ugasoreza i Kanombe. Amatorero menshi yacu arahagarariwe aha ngaha. Ibi byose icyo bivuze nuko Imana ifite abana bayo bashaka gukomeza kumva
inkuru nziza y'agakiza, inkuru nziza yo gucungurwa kwacu. Hari ibyiringiro muri iri jambo, hari ijambo twavuze ryaje ari insanganyamatsiko, ariko ndagira ngo muri uyu mugoroba twumve uburemere rifite. Igihe itorero ryakoraga gahunda y'aya materaniro, ndibwira ko icyo inama y'itorero yakoze ari ugutekereza ko hakenewe kuba ivuna muri itorero rya Inirake. Ivuna ku bantu bari munsi y'imyaka 30 hano, bose iryo jambo bararyumva, ariko rishobora kuba ribagoye kuryumva. Ivuna cyangwa se amavuna abaye menshi akomoka ku nshinga bita kuvuna. Ntabwo ari ukuvuna, ni ukuvuna. Kandi kuvuna ni nibeshya bakuru bari hano bankosore, ubundi kuvuna ni nko gutabara. Umuvunyi ni nk'umutabazi. Ni byose ibyo batekereje ko ahangaha hakenewe ubutabazi, ariko ndibwira yuko batari bazo batabara abaribo. Sinzi ko bari bazi n'uburemere bw'ikibazo ko bungana. Cyakora mwagize neza abayobozi b'itorero gutekereza ko aha kuyivuna. Imana ibishimye irarika umunyantege nke nkanjye ngo nze tumarane ibi byumweru 2, kandi kuko ndi umunyantege nke cyane mwabigiriyemo umugisha, kuko aho intege nke zacu zigwiriye niho imbaraga z'Imana zuzurira. Ntago mu by'ukuri narinzi uburemere bwari amagambo, ariko tugiye kuyagarukaho muri uyu mwanya. Ni amagambo twakomeje kugarukaho muri buri cyigisho aboneka mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo. Ni ibaruwa ya 2 yaramwandikiye, umwana wakunda, igice cya 2 murongo wa 19. Ni amagambo avuga ngo nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, urufatiro rukomeye rw'Uwiteka ruracyahagaze, rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe. Ngo kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Aya magambo yatubereye ingenzi, twakomeje kuyashingiraho ibyigisho byacu buri mugoroba. Nyamara hari abo yabereye ingenzi ahari kurusha abandi. Ejo ni mugoroba natangiye kumva agaciro biruseho k'aya materaniro. Ubwo natangiye kumva ubuhamya bw'abafashijwe n'aya materaniro. Dufite abavandimwe batandukanye bakozwe ku mutima n'ijambo ry'Imana muri ibi byumweru 2 birimo kugana ku musozo. Umwe yampaye ubuhamya ambwira ati ubwo nari mu nzira ngenda nabonye icyapa cyanditse ku muryango hariya twinjirira wa Inirake. Agiha agaciro umunsi ukurikiyeho, aza mu iteraniro. Imana imumugisha n'uyu munsi nongeye kumubona. Ni umugabo, ni umuntu ujijutse, ni umuntu uzi ubwenge, ni umuyobozi. Afata umwanzuro agenda ari ku nzira wo kuza muri iteraniro ritoya rirahangaha. Ahaje aha agaciro ijambo ryose ryahavugiwe, kandi amateka ye azahora yibuka iyi migoroba 2 cyangwa 3 abanye natwe, kuko yahafatiye icyemezo gikomeye. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kuko hari abararitswe n'inshuti, abandi bararikwa n'imiryango, ariko mwuka w'Imana arakora ku buryo umuntu uvuye mu mahanga utaruri mu iki gihugu aza agenda ku nzira gusa akabona icyapa, Imana ikamurarika kandi igakora umurimo muri we. Izina ryayo rihabwa icyubahiro.
undi wanyoherereje ubutumwa uyu munsi yambwiye ati igihe nazaga muri amateraniro bwa mbere ukavuga amagambo ngo Uwiteka azi abe, naratekereje mutima wanjye nti uriya mugabo ntazi icyo avuga, yibwiye ko ibyo mvuga ntabizi, kuko we yibwiraga yuko mubo Uwiteka azi we atamuzi. Umuvandimwe yaboneyeho umwanya wo kumubuhamya, arambwira ati numvaga Uwiteka atanzi ku rwego numvaga ndimo kugana ku mwanzuro wo kwiyahura, ariko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, kuko ubu ngubu mfite umunezero w'uko ndi mubo Uwiteka azi kandi nanezerewe. Imana imuha umugisha. Ariko ibyo byanganishije ku magambo tugiye gusoma akomeye aboneka mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo mu gice cya mbere umurongo wa 21. Handitse aya magambo ngo, kuko ubwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yashimye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ku bantu bamwe ayabaye amateraniro asanzwe, ku bandi aba amateka c'imigozi ahindura ubuzima bwabo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko Imana yategetse ko, ni itegeko Imana yatanze, ubupfu bw'ibibwirizwa ari bwo ikirisha abana bayo, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ntabwo ari ubwenge bwa muntu ubasha gukiza umuntu. Mose yayoboye Abisiraheli, twarabibonye, abavana ahinduka ukuboko kw'Imana yakoresheje irokora Abisiraheli muri Egiputa. Ariko Mose yari yaritereye icyizere nk'uko twabibonye, ku buryo Mose no kuvuga byari bimugoye, agashaka umuvugira. Mu guca bugufi cyane, Imana imwuzuza imbaraga. Izo mbaraga zituma mu babayeho, sinzi ko hari abagabo benshi bameze nka Mose. Mose yabaye inshuti y'Imana, izina ryayo rihabwa icyubahiro. Aya materaniro yacu Imana yahaye umugisha, ndagira ngo mwese mushime Imana mu mutima, kandi izakomeza kuyaha umugisha kugeza ku musozo. Ntabwo twakoresheje imbaraga zidasanzwe, ntabwo twakoresheje ubwenge bwinshi, ariko izina ry'Imana twavuze riturusha imbaraga, riturusha gukomera, kandi rirakiza. Uyu mugoroba wiyongereye ku yindi migoroba twabanye, dukomeje gushimangira ko Uwiteka azi abe. Twabonye abantu batandukanye Uwiteka yagiye ashimangira ko abazi by'umwihariko. Nyamara abantu bamwe bashobora kugira ngo izi ni inkuru z'abera zitabaho n'uyu munsi, ngo wowe ube mu Uwiteka azi, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kumwe muri twe washidikanyaga yuko Uwiteka muzi, ahamya yuko uyu munsi ari mu Uwiteka yita abe. Birashoboka yuko ushobora kumva ko ari inkuru za Bibiliya, ariko Uwiteka bazi ni bande? Twakomeje guhamya yuko atari abiringiye gukiranuka kwabo, ahubwo abo Uwiteka azi ni abafite imitima iniha cyangwa ibabajwe n'ikibi kirimo kubera muri iyi si, ni abafite ishyaka ryo kuva mu buzima bw'icyaha bakifuza gukiranuka. Dufite ingero nyinshi. Mu gihe nasomaga aya magambo Pawulo yandikiye Timoteyo, nakunze uko yamwandikiye muri uru rwandiko, mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye, twakomeje gutindaho. Aravuga ati, Imana nkorera, mu gice cya mbere murongo wa 3, Imana nkorera nkurikije ba sogokuruza, mfite umutima utancira urubanza, niyo nshima
yuko nibuka ubudasiba nkwibuka ubudasiba uko nsenze ku manywa na nijoro. Nibuka amarira yawe. Haleluya. Ngo yibuka iki? Yibuka gukiranuka kwe, yibuka amarira ya Timoteyo. Kuko hejuru ku murongo wa 2 w'iki gice cya mbere cy'urwandiko rwa 2 yandikiye Timoteyo, yaramwandikiye ati, ndakwandikiye Timoteyo umwana wanjye nkunda, ubuntu, imbabazi n'amahoro bibe kuri wowe, biva ku Mana Data twese no kuri Yesu Kristo umwami wacu. Ni iki gituma Pawulo akomeza afata uyu mwana cyangwa se uyu musore akamubona mu buryo budasanzwe, ngo yibuka amarira ye? Ngakumbura kukureba, ngo nuzure umunezero, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi bisamaranga mutima, ibi ngibi ntabwo ari isano y'umubiri, oya, ahubwo Timoteyo wari ufite umutima umenetse, warizwaga n'ibyaberaga mu itorero rya Efeso. Timoteyo wari ufite umutima ushaka Imana, yuzuzaga umunezero mu mutima wa Pawulo. Ngo kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo, ab'Imana izi nabameze nka Timoteyo, nabafite kwizera kutagenze gute? Kutaryarya. Ariko hari cyanejeje, ngo uko kwizera kukurimo niko kwari kuri muri nyogokuru wawe, ni nako muri nyogokuru wawe Loisi, kandi ni nako kwari muri nyoko Unique cyangwa Unique, kandi nzi neza yuko uko kwizera ari nako kukurimo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari ukuntu Satani mu bushukanyi bwe, mu buhendanyi bwe, mu buryarya bwe, adushushanyiriza kwizera, ariko adushushanyiriza ubukristo, akadushushanyiriza gukiranuka, ariko gukiranuka yihimbiye, gukiranuka twihimbiye kutemerwa n'Imana. Ariko abantu batandukanye bagiye bazana mu itorero, abo Pawulo yamaganaga nk'abitwa ba Mujene, abitwa ba Fugelo, abitwa ba Humenayo, abitwa ba Fileto, abo bose bavuga amazina. Bari bafite kwizera gushingiye ku mirimo k'uburyarya. Hari ukuntu dushushanya kwizera tukarema ubukristo butarimo Kristo, tukumva yuko Imana izatwemera twakiranutse, kandi icyo gihe nitubanza gukiranuka kugira ngo Imana itwemere, Kristo ntacyo azaba kimaze muri twebwe. Ingingo itsinda inkuru imira izindi ni Kristo gukiranuka kwacu. Muri cya gice twari turimo cyatubwiraga urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, nako yandikiye abakorinto, mu mbabarire, itorero ry'Ikorinto, yari yararisuye, araribwiriza, ararikumbura, yongera kuryandikira. Igice cya 2 araribwira ngo, icyo gituma bene data, ubwo nazaga iwanyu ntaje ndi umuhanga n'intyoza yo kuvuga, cyangwa mfite ubwenge buhebuje mbabwira ibihamya by'Imana, kuko nagambiriye kutagira ikindi mbamenyesha. Icyo nagambiriye kubamenyesha ni kimwe, keretse Yesu Kristo, ari we Yesu Kristo wagenje gute? Wabambwe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Iyo muvuze ushaka waceceka, imbaraga ye ikikorera. Twakomeje kureba abo Uwiteka azi. Nagira ngo mu minota dufite mbere yuko bwira ngo dusoze, turebe ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cyaho cya 8. Turebe inkuru musanzwe muzi, tuyiganireho gatoya, turebe ko Uwiteka abasha kumenya nabo isi itazi. Uwiteka abasha kumenya n'abakiri mu byaha ariko baniha, barizwa n'akaga gakururwa n'ibyo byaha. Haleluya. Turaza kugira ngo Uwiteka bazi n'abantu bibombaritse, bahengetse umusaya, bavuga boroheje, bagenda buhoro cyane,
abo ngabo bagenda bavuga ati Yesu ashimwe. Nyamara abagerageje gukora bene ibyo ngibyo abenshi tubasoma mu gitabo cya mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 23, bari mu mugabane abenshi muri bo w'abafarisayo Yesu yise indyarya. Mu bo yitabe ntago abafarisayo bari barimo, kubera yuko yavugaga ngo uburyarya bwabo bugereranywa n'ibituro bisizingwa, ariko imbere muri byo huzuye ibihumanya. Icyo Imana ishaka ngo ni umutima umenetse. Ngo iyo nkwibutse Timoteyo mwana wanjye, nkumbura kuza kukureba kuko nibuka kwizera kukurimo. Tuhabona muri ubu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 8 inkuru y'umugore witwa ko yafashwe agenza gute asambana. Iyo nkuru irazwi, uwo mugore nawe arazwi, yitwa Mariya. Mariya wari umusambanyi. Ubu hari ba Mariya benshi, yenda bitirirwa ba Mariya nyina wa Yesu cyangwa Mariya wundi, ariko uyu muntu witwa Mariya yinjiye mu mateka ya Bibiliya kandi nawe abintwari. Nyamara mbere yuko ahura na Yesu, Mariya yari gupfa no kumushyingura bikagorana, kuko yari utagira umumaro mu isi y'icyo gihe bitewe nuko abantu bamufataga. Abande abenshi ni abanyedini, abenshi ni abiyaturiyagaho yuko ari abantu b'Imana, ariko abo Uwiteka azi abitabe ntago ari abavuga yuko ari abo Uwiteka bita Uwiteka ko ari abe, ahubwo nabo Uwiteka ahamya ko agenje gute. Kuko kwiyita Uwiteka biragusaba kuva mu bidatunganye, ni ibintu bidatandukanye, si kimwe cyangwa ikindi. Mariya agaragara ahangaha yafatiwe mu cyuho, yafatiwe mu busambanyi, azanirwa Yesu, bamuta hagati mu iteraniro. Kandi Mariya wemeraga icyaha cye, afite agahinda kenshi, ahura n'umukiza mu mateka tugiye gusoma. Yesu ajya ku musozi wa Elayono, azinduka mu museke, yongera kujya mu rusengero. Abantu bose baza ahari, aricara arabigisha. Ahari icumbi rya Yesu, ntago hari mu nzu nziza z'ibitabashwa nubwo zariho icyo gihe, ariko yararaga asenga ku musozi wa Elayono. Yararanye n'Imana Data, Mwuka w'Imana aramuzindura museke, ajya mu rusengero, ahahurira n'abafite inzara n'inyota by'agakiza. Baricara ngo abigishe. Yesu atangira kwigisha mu gitondo kare ahitwa mu museke, izuba rikirasa. Abantu bari bicaye batuje nk'uko nguko mwicaye mutuje, batangira kwiga ijambo ry'Imana. Ariko Yesu nubwo yari aho ngaho yigisha, yarebaga n'ibyo abatari aho ngaho barimo gukora, imigambi yabendaga kurogoya iryo teraniro. Abo bari bande? Dusoma ku murongo wa 3 ngo abanditsi n'abafarisayo, abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta. Ntago bamuherekeje ngo bamwicaze hagati, bamuta hagati. Hari abantu isi itreatinga cyangwa se ifata nk'ibintu ibitagifata nk'abantu. Hari abantu isi idafata nk'ibintu by'agaciro, ahubwo isi ifata nk'ibintu by'agaciro gake. Kuko ikintu ujya kujugunya ntabwo aba ari ikintu uhaye agaciro. Mariya kuri aba bafarisayo ndetse n'abanditsi yari nk'ikintu ariko cy'agaciro gakeya, yari nk'ikintu cyo kujugunya. Iteraniro ryari rituje kandi mu gitondo ubwenge buhugutse. Abanditsi bari abanditsi biki?
abanditsi ni abantu babaga mu byanditswe byera bagenzura inyandiko. Abanditsi bari abanyedini bakomeye. Hanyuma ngo n'abafarisayo bigambaga cyangwa wari umutwe w'abantu bakomeza amategeko by'umwihariko ya Mose n'utundi twinshi bari barongeyeho. Abo bantu ngo bari barinze ishyanga rya Isiraheli, bari barize amateka ngo basanga igihe cyose igihugu cyabo cyangwa se ubuyuda bwagiye bujya mu buretwa bugatwarwa bunyagano ari igihe babaga batandukiriye amategeko y'Imana. Baravuga bati kugira ngo turinde ishyanga ryacu, turinde abazadukomokaho, Isiraheli isubirana agaciro kayo, mureke dukomeze aya mategeko. Amategeko y'Imana barayafata bayatamirizaho udutegeko, ku buryo itegeko ryaga rifite article imwe ifite za utu article dutoya, udutegeko bagiye barisobanuza turenga 1000. Baragenda baremereza amategeko, kandi ibyo babigira umwihariko w'ishyanga, bahusha intego ikomeye cyane Imana yari yarabahamagariye yo kugira ngo bategereze cyangwa se bategurize isi umukiza. Kubera ko barangaye bagahugira mu mategeko, bagahugira mu nyuguti, byatumye igihe umukiza avuka batamwakira, batanamumenya. Igihe umukiza yavukaga, abantu bari barimo kumutekereza, abantu bari barimo kwibwira iby'umukiza, twabonye amatsinda abiri gusa. Hari itsinda ry'abashumba ryari riragiye mu misozi y'i Betelehemu kwa Dawidi, aho Dawidi yaragiriraga imikumbi, yaragiriraga intama. Kuri iyo misozi hari abashumba baragiye muri iryo joro, baragiye intama, ariko uko imbeho ya mu gitondo bwenda gucya ibakubita, bakaganira bibukiranya amakuru cyangwa se ubuhanuzi bwavuzwe kuri Mesiya uzaza agacungura inyoko muntu akabakiza umubabaro. Bakavuganya bati basha, ubu twe abandi bararyamye barasinziriye, naho twebwe reba imbeho itwiciye muri iri shyamba. Undi akamubwira ati humura, dufite isezerano ko hari umucunguzi uzaza, natwe uzatwibuka. Baganira ayo makuru, bakavuga ati kandi ubuhanuzi buvuga yuko ari aha ngaha i Betelehemu umukiza azavukira. Barimo kungurana ibitekerezo, izo nkuru Umwuka Wera arimo kugenda, umwe akavuga ijambo undi akamwibutsa irindi, bibukiranye ibyanditswe. Abo ngabo nibo marayika yagenje gute? Yabonekeye, kuko umutima wabo wari ugenje gute? Wari uri hejuru, ntago wari uri hasi. Haleluya. Abandi bantu umukiza yabonekeye ni abantu bari bicaye muri biblioteke, abanyabwenge bicaye barimo gusoma, bareba mu bitabo, ariko bakora research cyangwa bakora ubushakashatsi. Bashakashakaga iki? Bashakashakaga kumenya ubwiru bukomeye bw'ishyanga rya Isiraheli buvuga ibya Mesiya uzaza gucungura inyoko muntu. Babona nta handi hantu ibyo bintu bishobora kuboneka uretse mu bitabo banyaze i Yerusalemu, ibyo Nebukadinezari yari yatwaye mu myaka 600 yarishize. Abanyabwenge b'i Babuloni barimo gusoma, barimo gushakashaka, Imana ibereka za chapitre zanditswe nande, zanditswe na Yesaya, uko azitwe Manueli, ahazavukira, uko bizagenda. Abacisha imbere iyo filime yose, arangije arababwira ati mubyuke, isaha ni iyi ngiyi. Aboherereza inyenyeri ibajya imbere. Ariko abayuda, aba bafarisayo, aba banditsi, aba basaza b'abanyedini, aba bazanye Mariya, igihe abanyabwenge bageraga i Yerusalemu, baravuze bati umva, iyi nyenyeri nishaka yigendere, aho twajyaga twahageze, dore ngaho iwabo buhanuzi, dore ngaho iwabo w'ibyanditswe, aha twahageze. Imana irababererekera gato, barabanza barayoba, babaza abatambyi, babaza abafarisayo, babaza abanditsi, barabwira ati ibyo ntacyo tubiziho. Kugeza n'ubwo Herode yaketse yuko ari umugambi wo kumuhisha ibya Mesiya, byanga bikunda babizi, ariko ntabyo bari bazi
kubera yuko batari bafite kwizera nk'ukwa Timoteyo twabonye. Ntago Pawulo ari kubandikira ngo nibutse amarira yanyu, ntago ari kubandikira ngo nibutse kwizera kwanyu bituma nkumbura kuza kubareba, ahubwo Pawulo ari kubandikira amagambo nk'ayo Yesu yabandikiye ngo mwandyarya mwe, muzi koza igikombe inyuma ariko imbere huzuyemo ibihumanya. Uburyarya bwariho mu gihe cy'abafarisayo n'abanditsi uyu munsi bwikubye inshuro ibihumbi. Umuntu arapfa agakorerwa karasisi ku buryo ushatse stade wayuzuza abantu, ariko umuntu yajya kubwiriza yararika ngo abantu bakize ubugingo akabura abantu abwiriza. Umuntu ararwara akabura abantu bamusura kwa muganga, yapfa abantu abamuzi n'abatamuzi bose bagahurura. Ubwo nibwo buryarya Yesu yavugaga. Hanyuma mu gihe Yesu yarashishikajwe no kuvuga ubutumwa muri icyo gitondo, abitwa ko ari abayobozi b'idini b'icyo gihe bazindurwa no kumuzanira umugore wafashwe asambana. Birashoboka hari ko uwo mugore bari bamufasha asambana nijoro, cyangwa se bari barari inzu yararyamyemo. Ntago nzi iyo operation uko yagenze, ariko ikigaragara cyo ni ibintu bari bagenje gute, bagambiriye bapanze. Barazinduka bamuzanira iryo teraniro, bamuta hagati ngo murongo wa 4 babwira Yesu bati mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. Bande? Ni polisi yari yakoze patrouille, bari kuri patrol bakaza kumufata ari ku muhanda. Ni bande? Mu by'ukuri iyo nkuru yabo ntiyari yuzuye mu buryo bwo gutanga ikirego. Mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe uvuga ngo iki? Ibyo ngo babivugiye, Bibiliya ntago yabigize ibanga ahangaha, ngo ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone uburyo bamurega. Ariko Yesu arunama yandikisha urutoki hasi. Ikibazo ntago cyari Mariya, ikibazo cyari urwango banga umukiza. Bari bafite itsinda rishinzwe kugenza aho bafatira Mesiya, bafatira Yesu. Yesu bapfaga iki? Yesu yapfaga iki n'abatambyi, kandi Yesu yapfaga iki n'abafarisayo? Yesu icyo yapfaga nabo nuko Yesu yaje atunga urutoki uburyarya, ubuhemu, kwishushanya, kwigira shyashya, kwihimbira gukiranuka byari byuzuye mu madini y'icyo gihe. Amadini yose. Yesu ntago yaje agirana ibibazo n'abapagani. Yesu yaje agirana ibibazo n'abitwa ko ari abamutegereje, abizera gito. Yesu yerekanaga yuko abo baciraho iteka batabifitiye ubushobozi kuko ari babi kubarusha. Yaravugaga ati mwirirwa muzenguruka mu mihanda hirya no hino mu mayira abiri muhagarara mutangira abantu mushaka kubinjiza mu idini yanyu, ngo ariko ubashije kubemerera kinjira mu idini yanyu ahinduka mubi inshuro ebyiri kuruta uko yarari, kubera mwebwe. Dore mwugariye ubwami bw'Imana. Isi uyu munsi ituwe n'abakristo barenga miliyari 2, bose biyaturiho ko bavuga Kristo, ariko ntago bavuye mu bidatunganye. Niyo mpamvu UWITEKA atabita abe, ahubwo abe arabazi. Haleluya. Uyu mugore bafashe asambana yabakojeje isoni cyane, kubera yuko icyambere bamuzanye ari umwe, kandi cyabamushinjaga n'icyaha gikorwa n'abantu babiri. Ubwo ni ukuvuga yuko ntibagaragaje ko uwo basambanaga yabacitse yatorotse, ntibagaragaje yuko we bamubabari yenda amategeko ya Mose atavuga ko umugabo agomba guterwa amabuye, ariko bazanye uwo mugore wenyine ngo kugira ngo bagerageze Yesu.
ariko uyu mugore abashinja iki? Ese Imana yaba yarizi Mariya no mu gihe yari akiri muri biriya byaha? Imana icyo nahamya nuko yarize amateka ya Mariya. Imana yitegerezaga Mariya ikamurebesha amaso abantu batamurebesha. Nabivuzeho ubushize ko Mariya yari umwana w'imfubyi. Mariya arererwa kwa nyirarume. Mariya muri ubwo buzima bw'ubupfubyi arererwa mu muryango uwakamurengeye aba ari umwangiza. Mariya yanduzwa ingeso mbi akiri umukobwa mutoya. Ubwo buzima butuma Mariya ajya ku muhanda ahinduka igishungero. Nyamara mu gihe yari ku muhanda, muri ubwo buzima bushishana bumuganisha ku kwiyahura, Mariya umutima we wifuzaga uririra icyamukura muri ako kaga. Mu gihe rero abantu bashaka Yesu akaba ari we bajyana, abo bose iryo tsinda ryose riba riguherekeje nk'umugeni ugiye gukizwa. Mu gihe abantu bari bashishikajwe no kugira ngo barebe uko Yesu aca urwo rubanza, ntago bari bazi yuko ariyo saha ikwiye igeze yo kugira ngo Imana ifate Mariya imushyire mu gituza cyayo, imubwire ngo mwana wanjye ruhuka, noneho rira, ruhuka, humura, wageze kutaguciraho iteka nutagufata nk'uwanduye nk'umwanda nk'uko aba babigenje. Ngo bazana Mariya kugira ngo bagerageze Yesu. Igihe bamutaga aho hagati, mutekereze namwe uko bamutaye. Mariya ntago yageragezaga kwijustifia cyangwa se kwigira shyashya ngo yiburanire avuga ati oya nakanaka twarasambanye nakanaka, kandi nta gushidikanya ko muri iryo tsinda harimo abasambanye na Mariya, kandi abo ngabo bari mu biteguye kugenza gute kumutera amabuye. Mariya ntabwo yagerageje kwitsindishiriza cyangwa se kwirwanaho ngo ajye kurega Simoni wamwanduje ibyo bibazo byose yagize, ahubwo Mariya we yari yiteguye kwakira igihano cy'icyaha cye, ngo yubitse umutwe mu maguru ategereje ibuye rya mbere iteka agiye gucirwaho. Yesu amaze gusoma umutima wa Mariya, ntiyabuze no gusoma umutima w'abazanye Mariya, kandi awusoma atibeshya adasobwa. Arangije abandikira urwandiko umusenyi. Urwandiko Yesu yanditse rutandukanye n'urwo yanditse ku rutare, kubera yuko abo bagizi ba nabi, abo bafarisayo n'abanditsi, nawe yari akibafitiye ibambe. Igihe yahaga Mose amategeko kuri Sinayi, yayamwandikiye ku rutare kuko yari azi yuko iyo nyandiko yanditse ari inyandiko ihoraho. Ariko igihe yandikiraga abafarisayo n'abanditsi hasi, yanditse mu musenyi kugira ngo bibashe gusibama nibaramuka basubije agatima impembero, nibaramuka batekereje ku byo barimo, ahari bamwe muri bo bakwihana, maze iyo nyandiko Yesu yanditse igahanagurwa. Abandikira urwandiko mu musenyi. Ngo bakomeje kumubaza bativuga iprononce, garagaza uruhande uhagazeho. Uhagaze ku ruhande rwa Mose, Mariya turamutera amabuye. Uhagaze ku ruhande rwawe, urababariye Mariya, urabugambaniye amategeko ya Mose. Bari batekereje neza mu buryarya bwa kimuntu bwinshi uburyo bata Yesu mu mutego adashobora kwikuramo. Ku banyabyaha bimeze bite? Umunyabyaha ushakisha undi yagutanga ngo upfe mu nyungu ze, ni byose ibyo se bijyayo muri iyi si? Ni ikinyuranyo cy'iby'ijuru rivuga. Imana iravuga ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe, ariko Satani nawe aravuga ngo azatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwe. Ni byose ibyo mu narige, mu nyungu za muntu.
ushaka amafaranga byaba na ngombwa ko umudugudu wose urimbuka ariko inyungu zawe zikagerwaho. Ushaka icyubahiro byaba na ngombwa ko igihugu kirimbuka ariko ukagenza gute ukubahwa. Ibiri mu nyungu zacu twiteguye gutanga abantu nka ba Mariya ngo bapfe ariko tugere ku cyo dushaka. Yesu arandika hasi, bakomeza ngo kuzamura urusaku. Bumvaga muri bo bavuga bati umva ko yigenje, ngo ni umunyabwenge, ngo yakoze ibitangaza, niyikura muri uyu mutego. Kandi bari bashatse ahantu bafite abahamya benshi. Ntago bamufatiranye ari wenyine ku musozi wa Elayono. Bashobora no kumushyira muri iryo joro kuko Mariya sinzi ko yafashwe asambana mu gitondo. Bashobora no kumushyira mu nzira ariko bamuzana mu rusengero. Aho ngaho mu rugo rw'ingoro y'Imana, mu rusengero mu gitondo, kugira ngo n'abizera bahamye ibyo ngibyo. Ibyo tuvugira aha ni ibyo tuvugira ku karubanda, ni ibyo tuvuga tuba tugomba gusubiramo. Bashakaga igihamya gifata Yesu, ibyo bita red handed, kimufatira mu cyuho bakavuga bati umva ko yigenje. Bana b'Imana, twizera Imana itabura uko ibigenza. Twizera Imana yazanye agakiza, kandi ako gakiza formule kavuyemo cyangwa se uburyo kakozwemo ni uburyo burenze imitekerereze ya muntu. Satani yaravugaga ngo nubabarira uyu muntu ubutabera bwawe burabutaye agaciro. Amahame y'ijuru y'uko Imana yera kandi kiranuka arabagenje gute? Araba ataye agaciro, kuko Imana yambaye umwambaro wo gukiranuka. Nibyo si byo? Mu bundi buryo, nurimbura uyu muntu uraba ugaragaje yuko uri Imana y'intavumera, ubutabera urukundo rwawe ntacyo ruvuze, kuko wivuga yuko uri Imana y'urukundo, ibiremwa byo mu ijuru ari by'umudendezo. Satani akoranya abadayimoni be abazana mu murima wa Edeni. Buriya Mariya ntaho yari atandukaniye na Eva na Adamu mu murima wa Edeni. Icyo kibazo cyari gukizwa gite? Mu mateka y'u Rwanda tubonamo ikibazo gikomeye cyashyikirijwe umwami, ngira ngo ni Kigeli wa kane Rwabugiri. Abagambanyi bahozeho bagambanira bashakaga mu by'ukuri kujegeza ingoma ye, bagambanira umubyeyi we. Bavuga yuko umubyeyi we witwa Murorunkwere atwite, kandi kizira mu muco nyarwanda, amateka y'u Rwanda, kubona umugabekazi atwita umwami ari ku ngoma. Rwabugiri yakoresheje uburyo bwose yakiza nyina, kabone n'ubwo iryo shyano ryaba ryaragwiriye nyina. Muziga amateka. Akoresha uko ashoboye, ashaka abagaragu be ngo bagende bavuga ko bagiye kumwohera mujyane mu kindi gihugu. Akoresha uburyo bwose, urukundo yakundaga nyina, ariko birangira nyina agenje gute? Nyina yishwe. Agahinda kaje kumwica birushijeho igihe yazaga kumenya yuko ibyo byose byari intrigue, abantu babagambanyi gusa bashakaga kumubeshyera. Imana rero ntabwo ibura uko ibigenza nka Rwabugiri. Yo yabonye uko ikiza umuntu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nguko uko amateka yongeye kwisubiramo, uko Imana yaboneye igisubizo ikibazo cya Adamu na Eva mu murima wa Edeni. Ese murabyibuka yabigenje? Murabyibuka Imana uburyo yabonye yakiza Adamu na Eva? Nuko hari ikigomba gupfa kubera ko itegeko ryishwe. Kwica itegeko ry'Imana ni icyaha, kandi icyaha n'urupfu ni ikintu kimwe. Ushatse wakwita urupfu icyaha cyangwa ukita icyaha urupfu. Nyamara hari ukuntu tugikinisha, twakigize ikintu cyoroshye cyane. Tumenye neza ko icyaha ari urupfu kandi urupfu ari icyaha. Mu gihe icyaha cyabonetse rero hagombaga kuboneka urupfu. Urupfu rwa mbere rwabonetse n'uruhe? Basomyi ba Bibiliya, habonetse iki? Habonetse intama. Ntabwo Adamu yapfuye ndetse na Eva ntiyapfuye.
hapfuye ikindi kiremwa kitari gifitanye isano n'icyaha cyabo. Iyo ni intama yashushanyaga ntama w'Imana waje gupfa nyuma yaho, nyuma y'imyaka 4,000 amanikwa i Karuvari. Abakijijwe bose bagiye babonera agakiza kabo muri uriya musaraba wamanitswe i Karuvari, kandi abazakizwa bose nta handi agakiza kabo bazagakura keretse aho ngaho. Mariya iyo ndushyi, Mariya iyo mbabare ijugunye hasi itegereje yuko kuko itegeko rya 7 ryishwe hagomba kuboneka urupfu. Kuko itegeko rya 7 ryishwe hagomba kuboneka urupfu, kandi uwo gupfa yari aho ngaho. Ariko abanditsi, ndimo kuvuga abayobozi b'idini, abafarisayo, abarinze amategeko y'Imana, ntago bari barakurikiye amateka y'agakiza k'inyoko muntu. Niyo mpamvu batsinzwe, ngo bakomeje kumusakuriza bazamura amajwi cyane. Arabakebuka arababwira ngo muri mwe udafite icyaha abe ari we ubanza kumutera ibuye. Twizera Imana itabura uko ibigenza. Yongera kunama yandika hasi, nabo ngo babibone batyo ibyaha byabo birabarega, basohoka urusorongo uhereye ku basaza ukageza kuheruka, hasigara Yesu wenyine na wa mugore. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyambere yarabakebutse abaha uburenganzira, ati ngaho ni mu mutera ibuye, ni mu mutera amabuye, ariko ndagira ngo habanze utarakora icyaha. Haleluya. Satani umurezi wa bene data wirirwa aturega amanywa nijoro. Igihe yaregaga Yoshua, Imana yamubwiye ngo mva imbere Satani, ese ntubona yuko uyu ari umushibu ukwiye mu muriro? Iyo umunyabyaha yageze imbere ya Yesu, iyi cyapa cyakuraritse ugakata ugahagarika gahunda wari urimo, iyijwi ry'Imana ryakwemeje ukaza ukicara ahangaha, uburi Mariya wicaye ku birenge bya Yesu, ntutahe udatahanye agakiza ke. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Abo batindi, abo basaza babi, abo bagabo gito, abo basore b'amahano, ngo buri wese yasomye mu nyandiko Yesu yanditse, ibyaha bye biramurega. Inyandiko Yesu yanditse inyuranye niyo yanditse ku rukuta igihe yabwiraga uwitwa Berushazari twabonye. Muri iyi nyandiko ntago hari handitse ngo men tekel ufarisini. Iyi nyandiko ntago yayivuze ngo mwapimwe mw'abafarisayo mwe, mwasanzwe mudashyitse, imibereho yanyu ishyizweho iherezo. Ahubwo bahawe ikindi gihe, bongerewe igihe kugeza muri 70, kugeza igihe icyo kiganza noneho kibandikira inyandiko nyakuri, iteka ryacibwa. Bahawe indi myaka 40 inyuma yo kuza kugerageza Yesu muri uwo mwanya. Ese we wahawe ingahe? Jewe nahawe ingahe? Ese twebwe nta ba Mariya dushaka gutambaho ibitambo? Bana b'Imana, inge aho kugira ngo mbe umufarisayo, nubwo ari byo dukunda, kuko umufarisayo muri societe arubashywe, umufarisayo muri leta arubashywe, umufarisayo mu itorero arubashywe, umwanditsi nawe nuko. Ntangiye kubwiriza vuba, ariko siri n'umubwiriza uzwi, nyamara hari ahantu nsigaye ngenda bakampa service, umuntu akambwira ati nabonye utubwiriza. Abafarisayo barubashywe, abantu bagatangira kuva mu nzira kuko bakubonye uyoboye gahunda ku rusengero. Ariko nahitamo kuba Mariya kuruta uko naba umufarisayo. Uwo munsi nguhereye ku musaza, kubera iki bahereye ku basaza? Abasaza nibo basomye byinshi mu byaha byabo, nibo babonye yuko umugambi bari barimo wo kwica Yesu uburijwemo kurusha abandi.
kuko nibo bashyiraga urubyiruko imbere, nibo bari bazi amateka ya Mariya, nibo bari baziranye na nyirarume, nibo bari bamuzi ababyeyi be bapfa. Ayo mateka yose azamuka ko kanya bamera nk'abari mu iyerekwa. Ibyaha byabo birabarega bibacumita mu mitima, ngo bagenda urusorongo. Kugenda urusorongo ni ukuvuga ntabwo ari ukugenda abantu bahanye gahunda, ni ukugenda bwombo, ni ukugenda n'isoni, ni ukugenda n'ikimwaro, buhoro buhoro. Akaga kabo iyo bahama hamwe bakihana, ngo uhereye ku bakuru ukageza hehe ku batoya, hasigara cyo bita mu cyongereza encounter y'abantu babiri. Abantu babiri barebana, uwo ni umukiza kandi undi ni Mariya. Amagambo Yesu yaje kuvuga hanyuma y'aha ngaha, ndimo kugana ku musozo, yanditse ku murongo wa 8 mpora nsubiramo. Reka yenda nsome mpereye ku murongo wa 7 igice cya 10 cya Yohana. Ngo nuko Yesu arongera arababwira ati nukuri ndababwira yuko ari jye rembo ry'intama. Abambanjirije bose, mukurikire neza, abambanjirije bose bari abajura n'abanyazi, ariko intama ntizabumvise. Abamubanjirije bari bande? Ni abahawe inshingano yo kujya kumuteguriza isi y'uko umukiza agiye kuza. Abo bari abafarisayo bo ngabo, abo bari abanditsi, abo nibo bararaga bamugenza, abo nibo bakoraga patrol yo kugira ngo barebe uko bafata uwo mwana w'umukobwa bamuzane bamujugunye hagati. Ngo abo ngabo Yesu ntiyatinye kubita abajura n'abanyazi, kuko intama ntago zagenze gute, ntago zabumviye. Arongera ababwira ati buriya ujya mu ijuru afite inzira acamo, kandi iyo nzira ifite irembo riyitangirira, ni irembo. Umuntu niyinjira muri jye azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Abo bajura rero bavuzwe haruguru nta kindi kibazana ngo keretse kwiba no kwica no kurimbura. Aho nshaka kugera nahangaha ku murongo wa 10, ngo ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse zibone ubugingo bwinshi. Mariya ntago yabonye imbabazi. Hari indirimbo twahoze tureba karivuga ngo Mariya ntagapfe. Mariya ntago yabonye imbabazi ngo abwirwe ngo young lady genda ariko ufite nawe ikibazo, reba igihe wahereye uri umusambanyi. Yesu amureba igitsura mu kabukire, ariko nawe ntushobotse, dore ibibazo umazemo igihe, dore abagore batwaye abagabo, dore ingo wasenye. Yesu ntabwo aricyo kiganiro yagiranye na Mariya. Yesu yamubwiye amagambo akurikira, aramubaza ngo ku murongo wa 10, Yesu arunamuka aramubaza ati wa mugore we, ba bandi bakuregaga bari he? Nta uguciriyeho iteka? Mariya wari utegereje ibuye rya mbere ryikubita ku mutwe cyangwa se mu rubavu. Sinzi uko batubwira ko yari yunamye yashyize umutwe mu maguru. Sinzi aho yatekereza ko yari ategereje gusa kumva umuhumetso w'ibuye. Ariko Mariya ntago yari Goliyati, ntiyari akwiye kwicishwa ibuye, kuko Mariya ntago yari yabyutse atuka Imana. Mariya yari yabyukiye mu byaha, ariko hari na watifuza. Yesu amubwira ati mugore, nta wabashije guhangara kuguciraho iteka. Bana b'Imana, reka mbabwire yuko iby'isi tuvuga, iby'isi twifuriza, iby'isi tubwira mu magambo tukabyumva amatwi yacu, nta gaciro bifite. Igifite agaciro nicyo Yesu atuvugaho. Yesu yavuze ngo iki? Ati nanjye singuciriyeho iteka, genda ntuzongere gukora icyaha. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mu gihe abagabo b'intwari bemeye gukurikira Yesu bari bakijaja bakihishahisha i Yerusalemu, babundabunda babuze amahoro kubera ko bakurikiye yishwe urupfu rukojeje isoni, ntabwo yabashije guherekezwa nk'intwari. Mariya we yazindukanye ibihumura ajya ku gituro cya Yesu.
as a reward. Nk'ishimwe Mariya niwe wabashije kuvugana na marayika bwa mbere. Uhereye uyu munsi Mariya ahura na Yesu, Mariya yabaye undi. Amateka asharira y'umubabaro yasize inyuma. Mariya yaherekeje Yesu amugeza ku musaraba. Mariya yagiye gutunganya ibihumura neza abizindukana ku gituro. Mariya yabonekewe na Yesu ubwe. Abigishwa abagabo bari baramukurikiye bamukunze, bari bakigenda bava i Yerusalemu batashye bavuga bati filimi irarangiye biranze, bagana mu kirorero cy'abo bagenda bajye Mawusi, bagenda bavugana amakuru, bavuga igikuba cyacitse i Yerusalemu, bavuga ukuntu abatambyi bamugambaniye. Ariko mu gihe bari bagikeneye guhura n'umukiza ngo abibutse ibyavuzwe byose, Mariya we yarimo kubyina intsinzi imbere y'abandi. Mariya niwe wagiye kumenyesha intumwa yuko Yesu yazutse. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Twitonde mu gihe duciraho abandi iteka. Ndasoza mbabwira amagambo yanditse muri iki gice cya 8 ku murongo wa 16. Yesu yavuze iki? Yavuze ngo ariko na ku murongo wa 15 ngo muca urubanza nk'abantu, ariko jyeweho nta numwe ngenza gute, nta numwe ncira urubanza. Haleluya. Ngo muca urubanza nk'abantu, ariko jyewe nta numwe ncira urubanza. Arongera agira kuravuga ati ariko naho naruca, urwo naca rwaba ari urubanza rw'ukuri, kuko ntari jyenyine ahubwo ndi kumwe nande, ndi kumwe na Data wantumye. Yesu ntago yazanywe mu isi no gucira abari mu isi ho iteka, ko ntago Yesu akeneye kugenza ibyaha byacu abizi nk'ibyambaye ubusa, ahubwo yifuza yuko wowe wicira urubanza ugasobanukirwa n'ibyaha byawe ubyemejwe na Mwuka Wera. Yarangiza we ikimuzana cyamuzanye kera n'ubu kikimuzana kituma guhendahenda gitera amaterano nk'aya ngaya kubaho, ni ukugira ngo aze kuguhihumure, avuge ngo ariko jyeweho naje kuziha ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Bana b'Imana, birashoboka yuko nawe waba ukeneye ihumure nk'iryo Mariya yabonye urya mugoroba, kandi birashoboka yuko nanjye naba ndikeneye. Ariko n'abafarisayo n'abanditsi bari bakeneye iri humure nk'uko Mariya yari arikeneye. Imana itugirire neza. Ubwo tugiye guhaguruka, buri wese yinire, yibaze, atekereze mu mutima we niba izi mbabazi zituruka ku Mukiza yarazakiriye, niba aya mahoro Yesu yahaye Mariya nawe yarayabonyeho, cyangwa niba kiri mu mugabane w'abarezi ba bene Data. Hari abantu babayeho mu buzima bwabo bwose babereye abandi abacamanza, mudashobora kuvugana amagambo 10 atarashinja umuntu icyaha. Abo ngabo Imana ibafashe kwihana. Abantu babareba umuntu bakamusomamo amateka ya kera. Abakomeje kuyasoma muri Mariya baribeshyaga. Mariya yari yabaye undi. Mariya yari ameze nk'uwohererejwe igare rimujyana mu ijuru. Imana idufashe kugira ngo kamere yacu iyi nkenya igoye cyane idatuma dushobora kwireba, ahubwo ituma duhora tureba abandi, itsindwe mu izina rya Yesu. Mwanya n'uwanyu bana b'Imana, tugiye guhaguruka kandi ntidutinda kuko igihe cyatujyanye. Ushaka gutera intambwe akavuga ati yenda ntiwasambanye nka Mariya, ariko yenda umaze igihe kinini uri ingwate yo kwiciraho iteka. Satani afite ukuntu aza akatuganiza akatwumvisha ko tutuzuye, tudashyitse, ko iby'ijuru ari iby'abandi. Hari umusore umaze uherutse kumbabaza, ambwira ati Emile, terega wowe genda wisengere, ngenda abona umugabane wanjye ari mu muriro. Niba umuriro nawe ufite abayoboke kandi abona ari benshi, ubwo nta kundi ndabona agiye iby'ijuru byaranze, kandi nanjye nahoze nsenga nkawe. Hari abantu barimo kwikatira urwo gupfa kandi Yesu akibategeye ibiganza. Mwanya n'uwanyu bana b'Imana.